Bakunzi ba GASARO TV tubahaye ikaze aho muherereye mu mande zose z'isi mbasuza cyane abari mu Rwanda, East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane nkuko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo umunsi ku wundi ndetse munababwira ngo comment zanyu ni ingenzi. Uyu munsi rero turi hano ku ngoro y'ubutabera ya Nyarugenge ku itariki ya 30 benshi murabizi ko mwari mwiteze urubanza rw'umugabo witwa Bamporiki Edouard, ndetse nzi neza ko benshi mufite amatsiko yo kumenya tese uyu munsi urubanza rw'uyu mugabo rurabyari iki cyangwa se biraza guhaka iki. Benshi numvishe bari bafite amarangamutima ko uyu mugabo ari butahe, abandi batarahabwa imyaka isubitse, ndetse benshi numvishe batari kubivugaho rumwe, aho bamwe bagiye no kwinjira navuga mu rukiko barangiza ukabona babanje kwambaza Imana uti Imana tubabarire ntibize kuba ibintu bibi cyangwa se ntibibe nkuko twebwe tubishaka, ahubwo bibe wowe uko nk'Imana ubishaka. Update rero uyu munsi mbazaniye niyikurikira. Ese wowe ahuri uratekereza ko uyu munsi urubanza rwagenze gute? Reka mbanze ngubaze kino kibazo mbere yuko nkubwira uko urubanza rwagenze. Ni urubanza rwitabiriwe cyane n'umubare munini w'abanyamakuru. Urabona ko rwose n'ubundi abanyamakuru baracyakurikirana imanza cyane ko kwa rukwezi ubona kurimo imanza, ndetse nagiye mbona muri comment zigiye zitandukanye z'umugabo witwa Ndimbati ku munsi w'ejo watashye bavuga ko ubwo Ndimbati yashobora kuba yatashye na Bamporiki ashobora kugirirwa amahirwe akaba yataha. Ariko ndagira ngo mbibutse yuko nta hantu urubanza rwa Ndimbati rwari ruhuriye n'urwa Bamporiki, cyane ko na Bamporiki we ubwe yemeye icyaha ariko Ndimbati we akaba yaragizwe umwere n'urukiko. Impamvu nari ngarutse kuri iki rero ntago ari ukubibutsa cyane ko umugabo witwa Wihoreye Jean Bosco yamaze gutaha, ahubwo nuko nabonye abantu musa naho izi manza mwazitiranyije. Navuga ngo rero igitumye ngaruka hano uyu munsi ni iki? Uyu munsi reka mbabwire ngo Bamporiki Edouard ibyo benshi batatekerezaga, ibyo benshi batibwiraga, ibyo benshi batigeze banarota ko byashoboka, reka nongere mvuge ngo burya itegeko risumbya ibuye kuremera, ndetse ubutabera bw'u Rwanda reka mvuge ngo bwubahwe cyangwa se tugomba kubwubaha, nta uri hejuru yabwo. Impamvu nkomeje mvuga gutya nuko uyu munsi kivuyemo mu rubanza rwa Bamporiki nuko Bamporiki akatiwe imyaka 4, ndetse reka nongereho ko ino myaka 4 ayikatiwe idasubitse nkuko benshi mwabyibwiraga. Nongera mbibutsa ko iyo bagukatiye imyaka isubitse, iyo myaka uyikorera mu rugo ukagenda rwose ukaba hari ibyo wategekwa n'urukiko kugomba gukora, ariko hakaba hari aho utarenga cyangwa se hari amategeko cyangwa amabwiriza uhabwa. Ariko reka mbabwire ngo uyu munsi noneho ntago ariko bimeze. Uyu munsi Bamporiki akatiwe imyaka 4 yo kujya kuyikorera amageragere. Nimvuga amageragere benshi murahitamo humva naho umugabo witwa Ndimbati yarari, ndetse naho kugeza kuri uyu munsi umugabo witwa Prince Kid ari. Bamporiki bagisoma navuga imyanzuro y'urubanza benshi baratunguwe, abandi batese bavuze kumukatira cyangwa se twumvishije nabi. Hatese kukatira uno munino myaka 4 ni mageragere cyangwa se ni mu rugo. Ubona benshi mbese birabatunguye cyangwa se baracanganyikiwe, ugira ngo ibyo basomye ntibabyumvishe. Nyamara navuga ngo nuko benshi batibwiraga ko ibi bintu byashoboka yuko no mugabo yajya mageragere. Ari nayo mpamvu ngiye navuze ngo itegeko ni itegeko kandi amategeko ntawe atareba. Reka nongereho ngo rero yongeye kandi gusabwa ko cyangwa se ategetswe ko, kuko iyo urukiko rutegetse ntago ruba rugusaba ahubwo ruba rutegetse, bigomba kuba oda, agomba kwishyura miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda. Reka mvuge ngo murabizi ko bari basabye yuko Bamporiki Edouard yahabwa imyaka isubitse, ubwo nabamwunganiraga mu mategeko, kubera ko ngatigeza naniza navuga ngo inkiko cyangwa se urukiko. Murabizi ko Edouard we yaburanye yemera icyaha ndetse avuga ko atazagisubira. Icyabayeho rero nuko urukiko rwarasuzumye rusanga ibyo uwunganira Bamporiki Edouard yasabye nta shingiro bifite, kubera yuko uyu mugabo ibyo yakoze yabikoze yitwaje
umwanya yari afite ndetse abikora asa n'uwigiza nkana cyangwa se abikora abizi, cyane ko mu bivugwa cyangwa se mu byavugiwe mu rukiko atari ubwa mbere izi ndonke yarazakiriye, aho bivuga ko uyu mugabo yazize ufite bizinesi imwe ikomeye, aho n'ubundi hari amafaranga yari yaramuhaye yuko umugore yari yarafunzwe nawe akurikiranyweho icyaha cya ruswa, hanyuma yafungurwa akamuha ishimwe. Ubwo rero murabyumva yuko byagendeye kuri ibyo byose bivugwa yuko Bamporiki Edouard, kubera ko bitari inshuro ya mbere ibi biba, agombye kuba yakatirwa iyi myaka 4 na miliyoni 60, ihazabu ya miliyoni 60. Navuga ngo rero kugeza kuri uyu munsi benshi barahita bibaza iki kibazo, atese none nzi neza ko nubwo ndi gusoma iyi nkuru benshi baraza kukibaza, atese ubu none nawe niba agiye mageragere sazambara iroza. Reka mbabwire ngo n'ubundi umfungwa yose iri hariya hantu, nongere mvuge ngo amategeko abayireba cyangwa se ibikorerwa abandi nawe biba bigomba kumugeraho, yaba ari ukogoshwa umusatsi, yaba ari ukogoshwa ubwanwa, ntabwo bireba umuntu runaka. Navuga ngo rero benshi basohotse mu cyumba cy'iburanisha ubona yuko bihebye, ubona yuko benshi bacitse imbaraga, abandi bati rwose amategeko y'u Rwanda nta mikino agira, abandi ati rwose ubutabera koko nibyo bukorera mu nyungu za rubanda. Urabona yuko ari ibintu ariko benshi bibateye ubwoba, bati none nimba uyu munsi navuga honorable Bamporiki cyangwa se reka nkoreshe ino title ko yari honorable, murabizi, yafungwa, ninde utafungwa? Wowe urinde wo kudafungwa cyangwa se ngewe ndinde wo kudafungwa? Navuga ngo rero ibintu ni ukubyitwaramo neza, ndetse itegeko tukamenya yuko rigomba kugonga uwo ari we wese. Iyi saha turi kuvuganiraho nibwo urubanza rwa Bamporiki Edouard rurangiye, ndetse nakongeraho yuko agiye kuba yamanuka mageragere. Navuga ngo urukiko rugomba guhita rushyira mu bikorwa ibyo Bamporiki agomba gukurikiza. Ubwo ibyo gukurikiza nta bindi mutagira ngo ni uguhita agomba gukurikiza k'amategeko amugonze, akagomba guhita amanuka mageragere. Navuga ngo rero nuko nyine bigenda, nuko birangiye. Update y'uyu munsi nuko Bamporiki birangiye akatiwe imyaka 4, ndetse aho yarakurikiranyweho icyaha cyo kwakira indonke. Ngira ngo murabizi yuko nawe yakiyemereye agasaba n'umukuru wacu imbabazi. Navuga ngo rero n'ubundi reka dutegereze turebe se n'iki kizakurikiraho. Ese mageragere aho Bamporiki agiye kugororerwa bizagenda bite? Reka tuvuge yuko n'ubundi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, navuga ngo murabizi ko n'ubundi dukunda gukoresha iri jambo ngo leta ni umubyeyi, n'ubundi yitwaye neza birashoboka yuko n'ubundi no myaka 4 atayimarayo. Reka rero n'ubundi dukomeze tuvuge ngo nta kundi byagenda, nyine icyaha ni icyaha, kandi nanone itegeko rikaba itegeko, nta kundi biba bigomba kugenda, amategeko aba agomba gukurikizwa. Reka nongere mbabwire ngo rero twongera twibuka cyane yuko burya niba ngewe ndi umunyarwanda cyangwa se ndi hano mu gihugu cy'u Rwanda, sinkakora ikintu ngo mvuge ngo kubera ko nge ndi runaka amategeko ntago azandebaho cyane, cyangwa se ngewe nzagirirwa ikintu, cyangwa se amategeko azandeba nk'uko atari buriya. Ibi ngibi byakaduhaye isomo ryo kumva yuko niba Bamporiki uyu munsi agiye mageragere, ndetse navuga yuko n'abakomeye nanone murabazi benshi muzi ingero nyinshi cyane zagiye zijya mageragere zigahabwa imbabazi na perezida wacu. Reka mvuge perezida, nimvuga perezida mudatekereza ikindi, mu rurimi rwiza ni nyakubahwa cyangwa se perezida, nkoreshe iryo jambo agatanga imbabazi. Rero reka mbabwire ngo amakuru nayo nuko bigenze, nuko birangiye. Bamporiki amanutse mageragere na miliyoni 60, ndetse agomba kuzitanga, niko urukiko rutegetse, ndetse niko uyu munsi birangiye. Reka nkubwire ngo wewe wadukurikiye
wowe utahwemye kutwumva cyangwa se wowe uri butanga igitekerezo kuri iyi nkuru uruwingenzi kuri twe, ndetse nkubwira ngo wowe uri mu kazi cyangwa se wowe utanga akazi ukaba hari amakosa wagakoreramo cyangwa se nge nagakoreramo, reka tureke kwitwaza ngo ndakomeye cyangwa se njyewe hari icyo nakora kugira ngo uno muntu mukureho indonke cyangwa se mukureho izindi nyungu, ahubwo dukore akazi nk'uko bikwiye. Tureke kuzanamo navuga icyene wabo cyangwa se kuzanamo inda nini, reka nkoresha iryo jambo nimubyumve nabi, cyangwa se kuzanamo amarangamutima, ahubwo dukore ibikwiye. Reka nkubwire ngo yari Sandra nk'ibisanzwe, ndetse twiyanganisha umuryango wa BAMPORIKI nuko bigenze. Navuga ngo nubwo nyine icyaha kiba kigomba guhanwa, ariko reka mbabwire ngo nk'ubu aho umuryango we uri murabyumva ko ntago ari ibyishimo nakababaro. Reka nkubwire ngo komeza ubane na GASARO TV, ndetse tuzaba n'ibihe byose. Ciao ciao, mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane. Wari wabona company ikugurisha imodoka yarangiza ikayiha akazi kakwinjiriza wigaramiye? Iyo ni Swatas. Ku masezerano ashobora kugera ku myaka 3, amafaranga mwumvikanye uyasanga kuri konti yawe buri kwezi, ukagaruza yo waguze imodoka ku nyungu ishobora kugera kuri 60%. Tunakodesha amamodoka harimo umushoferi cyangwa yonyine. Dusanga aho dukorera munsi ya gare yo mu mujyi downtown ku muhanda uva Statistique ugana hahoze gereza nkuru ya Kigali, ku mbuga zacu @Swatas no kuri 0787 Swatas, in your services. GASARO TV.